And then I followed him to the bus I was supposed to be on. icyo gihe naramukurikiye twerekeza muri bisi nari ngiye gufata Nyabugogo maze ninjira muri bisi none Eric akingura idirishya arambwira ati urugendo rwiza nanjye mwitegereza mu maso ndavuga nti uretse kugenda. She asked me like, hey, do you have WhatsApp? Kira yahise ambwira ati ese ufite WhatsApp? Ndibuka icyo gihe telefone yanjye yari iri ku mutekinisiye kuko yari yamaze igihe ipfuye. Nanyije ndamubwira nti ubu nta WhatsApp mfite ariko mu minsi 3 iri imbere nzaba nayishyizeho. Nuko duhana nimero umusezera aragenda nanjye ndagenda. And I felt like, He ignored me for 3 days. wait. Ese urukundo ni iki? Maze igihe kinini nkora ubushakashatsi ku nkuru nyinshi zidasanzwe, zimwe zigatuma ngira ubwoba, izindi zikantera amatsiko, izindi nazo zikansiga nibaza byinshi. Ariko buri gihe iyo mbonye inkuru y'urukundo mpava numva nishimye cyane. Urukundo nyarwo ntirureba isura, ibara ry'uruhu, idini cyangwa se umuntu akomoka. Ikirenze byose nta kintu na kimwe ku isi gishobora kuguhagarika. Aba bombi ni urugero rwiza twese twagakwiye kwigiraho byinshi. I think it was meant to be. Njye ntekereza ko uburyo nahuye na madamu wanjye ari ibyagombaga kubaho n'ubundi. Kuko nanjye ubwanjye sinigeze nemera ko ibyo ndi kubona byari ukuri. Sinigeze nemera ko byashoboka. Avuga ati umuzungu. Ariko uko byagenze sinabiteganyaga. Kuko nta numwe muri twabyumvishaga. Not that I planned it. Abamwe mu bashuti banjye ntibatekerezaga ko nshobora kubona urukundo hano mu Rwanda. Gusa nanjye siko nabitekerezaga. Ariko sinatunguwe cyane kubera ko nizera ko urukundo rujya urushaka kandi mu gihe gikwiye. Ni gute byatangiye ari ubushuti byahindutse urukundo? Ni gute umunyamerika Kira wari wayobye Nyabugogo yisanze ari gukunda na Eric amufashije kubona bisi yamujyanaga gusura inshuti z'ibyumba? Ese ni gute urukundo rwabo rwakuze rukaba umuryango ukomeye? Umuryango wishimiye uyu munsi kandi bakaba bafite umwana mwiza cyane kandi bakaba banategereje undi. I was like, what? Like, how come a girl can ask me contact before me? So naribajije nti ni gute umukobwa nyisabira nimero kandi ari njye wakayimusabye? Inkuru yabo ifite ibisubizo byose bibaza ku rukundo. Ibuka gukanda subscribe kugira ibiganiro byacu bya buri munsi bitazajya bigucika. My name is Eric Mugisha and I'm from Rwanda. Nitwa Eric Mugisha ndi umunyarwanda. Ndi kumwe n'umugore wanjye. My name is Kira. I'm from California. Nitwa Kira nkomoka muri California. Ndi kumwe na Mugisha Eric umugabo wanjye. Kira yavukiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu buzima bwiza kandi bwisanzuye. Yakuriye mu muryango ukize akura afite ibyo yifuzaga byose kuva akiri muto. Kira ntiyagaragazwa gusa n'ubukire, ahubwo yanaranzwe n'ubugwaneza n'imico myiza. Yize amashuri abanza n'ayisumbuye neza cyane. Nyuma akomereza muri kaminuza aho yize itumanaho. Ku rundi ruhande mu Rwanda inkuru ya Eric yari itandukanye. Yavukiye mu muryango woroheje akurana n'ibibazo byinshi abana benshi muri Afurika bahura nabyo. Ariko yakuranye uburere bwiza n'ikinyabupfura. Kwihanganira ubuzima bwose yari abayemo. Guhora afite inzozi nziza mu hazaza he nibyo byamuranze. Yize ashishikaye agera muri kaminuza ahitamo kwiga ubukungu n'ishoramari. Ubuzima bwabo bakuze buri wese afite inzozi ze. Nta wari uzi undi kugeza igihe gitangaza cyabaye. Bahura nta numwe wabitekerezaga. Kira ubwo yazaga mu Rwanda gusura inshuti ye nibwo yahuye na Eric. Ibyatangiye ari uguhura bisanzwe ndetse no kuyoboza byahise bibyara umubano utari wigeze utekerezwaho ku mpande zombi. It was in 2020. 20. Twahuye muri Mutarama nari ngiye gufata bisi Nyabugogo. I was getting on a Yego, bus to nari mvuye Gishushu nerekeza Nyabugogo. and Nibwo nahuye na Kira fell Nyabugogo. on him. Ariko yari yabuze imodoka zerekeza Byumba ziherereye. Rero akimbona yahise ambwira ati Hero, wamfashe ukandangira sindamenya Kigali neza. Nahise mufasha kubona tike imujyana Ibyumba. Gusa yabanje kumbaza niba nkuzi Icyongereza. Ndamubwira nti ndagerageza. Guhera ubwo atangira kumbwira inkuru ko yaje mu Rwanda. Icyakora yaje mu Rwanda ari umuvolonteri mu butumwa bw'amahoro. Ambwira ko agiye gusura inshuti ye y'umunyamerika Ibyumba. Mubwira ko namufasha kugura tike Nyabugogo. And she's like, do you speak English? And I'm like, I try. I almost got hit by taxis. Nkibona Eric numvaga nsubijwe kubera kutamenya Nyabugogo. Nabonaga hari urujya n'uruza rw'abantu, nari hafi kugongwa n'amamodoka, moto, amagare, yewe na za bisi. Nta muntu n'umwe uhagarara Nyabugogo umwanya munini kubera urujya n'uruza rwaho. Icyo gihe Eric yamfashe byose nari nkeneye.
afasha no kubona tike. Icyo gihe duhura nta byumviro bikomeye byari bihari kuri twembi, nta rukundo twari dufitanye, byari ubucuti busanzwe kandi ibyo namufashaga cyari igikorwa cyoroheje cy'ubugira neza gusa. Ariko umunsi ukurikiyeho nyuma yaho ntawe wari uzi ko havamo ikintu gikomeye. Eric sinari muzi na busa, ariko navuze nti uyu mutipe ndabona ari umwana mwiza, reka mwizere mu amafaranga yanjye ajye kungurira tike. I have no idea who this man is, and I'm giving him my money. And she trusted me enough to give me her money. Kira yangira icyizere atananze, ampa amafaranga, naguze tike ndayimuha, hanyuma mbwira shoferi wa bisi aho Kira yajyaga kugira ngo aze kumufasha. Which bus will take her, and then I followed him to the bus I was supposed to be on. Nahise ninjira muri bisi, none Eric akingura idirishya arambwira ati urugendo rwiza. Nanjye nti buretse kugenda. Nibwo namubajije ati ufite WhatsApp? Icyo gihe telefone ye yari yarapfuye. Ambwira ko azajya kuri rezo mu minsi 3, nuko duhana nimero, ariko yamaze iminsi 3 ataramvugisha. Not good, like it was dead. Kira kimara kugenda naribajije nti ni gute umukobwa nsaba nimero mbere yuko nakayimusabye. Nanjye nahise mfata bisi njya Muhanga gukora ikizamini. Ngezeyo Kira ahita anyandikira SMS arambwira ati nagezeyo amahoro mwakoze kumfasha. Eric byamufasha amasaha menshi gusubiza, ariko inshuti ze ziramubwira ziti ese urabura iki ngusubiza uyu mukobwa? Urumva cyari igitekerezo cyiza? Impamvu ntahise musubiza nari mfite ikizami, ariko nyuma y'ikizami naje kumwandikira ndamusubiza. Ni naho ibiganiro byacu byatangiye guhera uwo munsi. Ntekereza ko urukundo rwatangiye igihe dutangira kuvugana, ariko icyo gihe sinari mu bihe by'urukundo, kuko nari nkiri mu gahinda ko gutandukana n'undi mukunzi wanjye wa mbere. I said thank you for helping me, maybe when we're back. Natekerezaga ko tuzaba inshuti gusa. Yaramfashije cyane muri Kigali, anyigisha ubuzima bw'abanyamahanga butandukanye n'ubw'abanyarwanda. Twatangiye kugirana umubano ukomeye muri Werurwe. Icyumweru kimwe mbere ya COVID nibwo twemeje ko turi couple. I didn't ignore you, you know. So what I did, Kira yanyeretse ibintu byinshi byo mu Rwanda ntari nzi kandi ariho mvuka. Nanjye mwigisha ubundi buzima bwa hano iwacu. Bwa mbere nsura muri parike y'Akagera ni Kira wanjyanyeyo, kandi sinari mpazi. Nyuma yaho naje kumusaba ko yambera umugore, ariko we ambwira ko atiteguye, ansaba ko twabanza tukabiha igihe. Nyuma yaho babaye umugabo n'umugore, babyara umwana mwiza uba aritegura undi. Kira na Eric bemeza ko urukundo rwabo rwari mu mugambi w'Imana. Bavuga ko urukundo rutari imikino, ntirushingira ku mafaranga, ahubwo amafaranga ni inyongera. Icy'ingenzi ni uwo muntu wari we. If you're worried about what the person can give for you, ntukite ku byo umuntu ashobora kuguhereza, ahubwo uzite ku mico ye. Muri iki gihe abantu bacibwa intege, ariko ubutunzi burashira. Ibyo abandi bavuga ntibigomba kugena ejo hazaza hawe. Niba wakunze umuntu, reba kure y'isura, inkomoko, ibara cyangwa idini. Urukundo nyarwo ntabwo rureba ibyo byose, ahubwo rureba mu mutima. So I would say don't care so much about what the person can give you. Care about who the person is. Do not care where they from. Do not care what they do. Do not care the family they come from in. Care about what you feel to each other. Uyu munsi Kira na Eric batuye muri Amerika. Ni umuryango mwiza, ubafite abana 2, kandi n'imiryango yabo ku mpande zombi ishyigikiye umubano wabo cyane. Nyuma yo kumva inkuru ya Eric na Kira, wowe inkuru y'urukundo rwawe ni iyi? Wakoze kudukurikirana. Ntiwibagire gukanda subscribe no gusangiza iyi nkuru ku bantu bose, kugira inkuru nziza nk'izi zitazongera kugucika. Njye nyita Wakanda, ndabashimiye.